Zaburi ya kabiri. Umwana w'Imana niwe mwami w'isi yose. Ni iki gituma amahanga asakabaka n'imiryango ikajujura ibitagira shinge? Abami b'isi bahagurukiye icyarimwe n'abatware bishyira hamwe ngo barwanye Uhoraho n'intore ye. Bati nimucyo ducagagure ingoyi badushyizeho, tunage kure iminyururu batubohesheje. Utetse ijabiro mu ijuru warabaseka, Uhoraho abaha urw'amenyo. Nuko ababwirana uburakari, ubukare bwe burabakangaranya. Ati ni jye wiyimikiye umwami, kuri Siyoni umusozi wanjye mutagatifu. Reka ntangaze iteka Uhoraho yaciye. Yarambwiye ati uri umwana wanjye, jyewe uyu munsi nakwibyariye. Binsabe maze nguhe amahanga abe umunani wawe, n'impera z'isi zibe ubukonde bwawe. Uzabamenaguza inkoni y'icyuma, ubajanjagure nk'urwabya rw'umubumbyi. None rero, bami nimwumvireho, namwe bacamanza b'isi nimwisubireho. Nimukeze Uhoraho mumufitiye icyubahiro, mupfukamire umwana we mudagadwa. Naho ubundi yarakara, mukarimbukira mu nzira, kuko uburakari bwe budatindiganya. Hahirwa abamuhungiraho bose.